yego, iyo bavuga ngo muri Daniyeli, reka nsubize ikibazo mwambwiye, ndashaka kugisubiza nahuranyije kandi ni ikibazo gikomeye cyane, abantu benshi cyane ntabwo babasha kugisobanukirwa. Muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 27 haravuga ngo uwo azasezerana na benshi isezerano ry'amahoro. Uwo mutware azasezerana na benshi isezerano ry'amahoro rimara icyumweru kimwe. Icyo cyumweru kimwe nikigera hagati azica isezerano, azakuraho ibitambo n'amaturo. Ariko abantu benshi bavuga yuko uwo mutware bavuga ko ari antikirisito, ariko ntago ari antikirisito. Ndagira ngo nyigusubirize nk'uko wakimbajije kandi nyisubize neza mu buryo bunonosoye. Iyo bavuga ngo uwo mutwara azasezerana na benshi, umuntu wasezeranye na benshi ni Yesu Kirisito. Ngo uwo mutware azasezerana na benshi isezerano ry'amahoro. Wasezeranyije isezerano ry'amahoro ni Yesu Kirisito. Ngo icyo cyumweru nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo. Yesu niwe wabuzanyije ibitambo n'amaturo, kuko yavuze yuko nta kindi gitambo kigomba kongera gutambwa, kuko igitambo ari nde? Ari Yesu Kirisito. Igitambo rero ni Yesu Kirisito, niwe wabuzanyije ibitambo n'amaturo. Uwo mutware rero ni Yesu Kirisito. Noneho yukomeje ukabaza n'ikindi kibazo kirongera kikabaza kiti hazaza umwami w'umunyamwaga. Ukomeje ugasoma hano muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 27, ukomeje umurongo wo hasi uravuga ngo umunyamwaga azaza yicaye ku ibaba ry'ibizira. Iyo bavuga uwo munyamwaga uzaza wicaye ku ibaba ry'ibizira baba bavuga Papa Francis, kuko niwe wemera ubutinganyi. Ngo azaza yicaye ku ibaba ry'ibizira, ni ugusubiza nahuranyije, ni Roma nyirisitu, ni Papa Francis. Ngo azaza yicaye ku ibaba ry'ibizira, urumva? Ngo ariko uburakari bw'Uwiteka buzasandazwa kuri uwo murimbuzi. Ni ukuvuga ngo Yesu Kirisito azamanuka ahangane na Papa Francis ku munsi w'imperuka. Ngo kandi ni nako bitegetswe, nta wabikuraho, nta wabihakana, kuko Bibiliya ihita ivuga aho muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 21 ngo niko bitegetswe, ngo uburakari buzasandazwa kuri Vatikani. Ngo kuko umurimbuzi azaza yicaye ku ibaba ry'ibizira. Iyo bavuga ibaba ry'ibizira rero, Vatikani niho usanga ibizira byose. Niho usanga, niho bakuyeho icyumwe, niho bakuyeho isabato y'umunsi wa 7, niho bakuyeho ibitambo, niho bahinduye, bafashe ngo bashyiraho umunsi wa purigatori, bashyiraho ukuntu umuntu azajya babarirwa ibyaha, kandi kubabarirwa ibyaha ni muri Yesu Kirisito gusa. Bashyiraho ukuntu umuntu azajya nyine ajya mu ntebe ya penetensiya, nyine bakamuca ikiru, akazajya ngo avuga amashapuri, akavuga amasengesho, ngo kugira ngo yice ikiru ngo cyo kubabarira ibyaha. Urumva ni ibizira bazanye babishyiraho. Iyo bavuga uwo munyamwaga uzaza wicaye ku ibaba ry'ibizira baba bavuga Vatikani. Bavuga noneho Vatikani irangije irwanya n'igitambo cya Yesu Kirisito, ishyiraho purigatori. Ngo umuntu ngo azajya aca muri purigatori ngo ababazwe ngo abone kugera ku Mana. Ni ikinyoma rero. Ubundi tugera ku Mana ari uko duciye muri Yesu Kirisito. Urumva ko ibizira byose iyo bavuga uraza ukabisanga hehe? Hari Vatikani Roma kwa Papa, kubera ko n'ubundi hariya niho ibigirwamana byasengerwaga. Hari Vatikani Roma mu Butaliyani, kandi murabizi ko Roma niyo yishe ba Petero. Petero niho bamwiciye bamubamba bamucuretse, niho na Yohana, mbese niho intumwa zose zagiye zitoterezwa. Yego, na Pawulo niho bamuciriye umutwe muri stade y'i Roma. Ni ukuvuga ngo intumwa zose zagiye zipfira i Roma. Hari i Roma rero niho uriya mwami w'umunyamwaga uzaza wicaye ku ibaba ry'ibizira, uriya murimbuzi, bavuga ko ari Roma. Niko ubutegetsi bw'inyamaswa cyangwa se ubutegetsi bwa Antikristo buri hari i Roma. Kandi Bibiliya iravuga ngo ubwo burakari bwose buzasandazwa kuri uwo murimbuzi. Ni nayo mpamvu kurimbuka kw'i Roma Roma igomba kurimbuka bitarenze mu mwaka w'ibihumbi 2027, mu mwaka w'ibihumbi 2031 niwe munsi wa nyuma wo kurimbuka kuriya munyamwaga, kuriya mwami w'ibizira. Kuko Bibiliya iravuga ngo
ngo uburakari bwose buzasandwandazwa, uburakari bw'Uwiteka buzasandazwa kuri uwo murimbuzi. Mu bisome muri Daniyeli igice cya 27 umurongo wa mu bisome muri Daniyeli igice cya 9. Ni Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 27. Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 27 niho bavuga ngo uburakari buzasandazwa kuri uwo murimbuzi, ngo kandi niko bitegetswe. Ni ukuvuga ngo imperuka igomba kubaho mu gihe cyategetswe cy'imyaka 6,000. Imperuka igomba kubaho imyaka 6,000 nishira nibwo imperuka igomba kubaho, isi ikarimbuka, hakabaho ijuru rishya, hakabaho n'isi nshya. Kandi iyo myaka 6,000 ntibizarenga mu mwaka w'2031 iyi si itararimbuka ngo habeho ijuru rishya n'isi nshya.